ushobora kureba ku miraba n'imiyaga uko ushaka kose no kuvuga ibyo ushaka byose kuri yo, ariko ntushobora kuyihagarika. kandi hariho imiraba myinshi imwe n'imwe mu buzima bwacu wowe nanjye tudashobora kugira icyo dukoraho, habe no kuyigenzura uko byamera kose. Muratumiwe mu kiganiro Nkuraho Mwami kigizwe n'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Iki ni igihe cyiza cy'umwaka, ni igihe dukoramo imirimo myinshi itandukanye, ariko rimwe na rimwe hashobora kugwa imvura itunguranye igatuma umugambi n'imirimo yacu bitagenda neza. Urabizi, igihe imvura itunyagiye kandi igihe duhuye n'imiraba iturwanya, Imana ishobora kuzana ibidutera intege bitweza kandi bikomeza kwizera kwacu, bigatuma turushaho kwitanga ku Mwami wacu Yesu Kristo. Gumana natwe uyu munsi urebe impamvu duterwa intege mu kumenya ko Imana izi byose kandi igenzura byose igihe duhuye n'imiraba. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 14, uhasomye uzabona ko Yesu yahagije abantu 5,000 gusa. Yesu yabwiye abigishwa be ko ashaka ko bagenda bakambuka ku yindi nkombe y'inyanja ya Galilaya. Turebere hamwe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo muri kiriya gice cya 14 umurongo wa 22 tugeze ku wa 33. Bibiliya avuga ngo uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya abone gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Nuko bwari bugorobye ariyo wenyine gusa, ariko ubwato bugeze imuhengeri buteragizwa n'umuraba kuko umuyaga wari ubaturutse imbere. Nuko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure, ni njyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati Mwami, niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangira kurengerwa, arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. 33 ngo abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati nukuri uri umwana w'Imana. Ndizera ko hano hari amasomo amwe namwe muri ubu butumwa yashobora kugufasha kandi natwe twese yadufasha. Icyambere nuko imiraba ishobora kuza mu buzima bwacu nubwo twaba tugendera mu bushake bw'Imana. Uranabona ko kenshi ikintu cyambere twibaza igihe cy'imiraba mu buzima bwacu, turibaza ati mbese niki kibi naba narakoze mu buzima, nacumuye iki? Nshobora kuba ntari mu bushake bw'Imana. Oya, imiraba ishobora kuza mu buzima bwacu niyo twaba dufite ukuri, turi mu bushake bw'Imana neza. Ubutekereza kuri ibyo. Rimwe na rimwe usanga imiraba atari yo gukosora, ahubwo ari yo gukuza umuntu no kumutunganya ngo agere ku rugero rukwiriye. Kandi iyo niyo ntego y'Imana y'ingenzi mu gutuma imiraba n'ibigeragezo bibaho mu buzima bwacu, nk'uko byabayeho ku ntumwa n'abigishwa ba Yesu Kristo. Kwari ukugira ngo bakure, bamurikirwe kandi babe ibikoresho byiza bikwiriye ku murimo Imana yabahamagariye gukora. Ku rundi ruhande, Yesu yari azi ko bagombaga guhura n'imiraba n'imiyaga mu buzima bwabo no ku mirimo bahamagariwe gukora, kandi icyo Yesu yakoze kwari ukubakomeza, kubigisha uburyo bagomba kwitwara mu miraba n'ibigeragezo. Kubw'ibyo, ibyo waba urimo gucamo byose uyu munsi, sinzi ibyo ari byo, ariko sinzi niba ari byo kugukuza cyangwa ari byo kugukosora. Ariko icyo nzi nuko Imana ifite umugambi wo kugukuza mu buryo
bw'umwuka mu buzima bwawe. Yesu ashaka kugukuza no kugukomeza ngo ube igikoresho yishimira. Icya kabiri ugomba kuzirikana hano ni uko igihe turi mu miraba twibagirwa imbaraga z'umwuka twanyuzemo mu bihe byashize, kandi twibagirwa uburyo Kristo yadufashije mu bihe bikomeye mu buzima bwacu. Urugero nko mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 14, Bibiliya itubwira ko abigishwa babonye afata ibice by'imigati 5 n'ifi 2 kandi atangira gusenga amanyura iyo migati ahaza ibihumbi 5 wongeyeho abana n'abagore kuko batari babarwa muri icyo gihe. Abigishwa batanze ubuhamya bwo kuzuka kwa Yesu, uburyo yakijije abarwayi, ahumura impumyi 2, ahaza abantu ibihumbi 5 wongereyeho abagore n'abana, kandi ibi bitangaza byari bihagije kugira ngo bibatera intege mu kwihanganira imiraba mu buzima bwabo, mu kwiringira Yesu. Ariko ntibigeze babyibuka kubera ko mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 6 umurongo wa 52 hatwereka uko byagenze, kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Mu by'ukuri ntibigeze bazirikana ubushobozi bwa Yesu Kristo, nta nubwo bigeze mu by'ukuri bamenya ibyari birimo kuba. Ni hagati mu muraba igihe ntitaweho, nkubitwa, mpagarikwa, aho niho nkwiriye kwibuka nkabwira Imana nti Mana, hano hari ibyo wankoreye mu gihe cyashize, ntabara. Ndagushimye kuko wambereye umwizigirwa, umwizerwa mu gihe cyashize, kandi ntiwahindutse na n'uyu munsi ni kuri. Ibi bihe turimo birahinduka, ariko wowe ntuhinduka. Abigishwa ba Yesu bibagiwe vuba ibitangaza Yesu yakoze kandi yakoranye nawe. Icya gatatu ushaka ko muzirikana muri ubu butumwa bwiza nuko mu gihe imiraba itugezeho, Yesu azi igihe twahuriyemo n'imiraba iyo ari yo yose. Ubutekereza ku byabaye ku bigishwa be igihe bari mu bwato mu nyanja ya Galilaya. Iyo nyanja yari ifite ibirometero 12 by'ubugari ku birometero 21 by'uburebure, kandi hari mu mwijima wa mu gitondo cya kare, aho abigishwa ba Yesu bendaga gupfa kubera ko ubwato bwari bugiye kurohama kubera umuraba, kandi nta kintu na kimwe bigeze bakora cyari kubakiza, ahubwo bibazaga aho Yesu ari ngo abatabare. Reka nkubaze ikintu, nta na rimwe wigeze wibaza aho Yesu ari ngo agutabare? Ngewe byambayeho. Ndavuga nk'igihe mu by'ukuri wari ugeze mu mwijima w'icuraburindi, aho nta muntu n'umwe wasobanukiwe iby'umubabaro wawe n'uburyo ubabaye, nta n'uwabonye kandi witaye ku marira yawe, kandi n'imiborogo yawe ntawayumvise ngo agutabare. Ibyo bihe waba warabiciyemo, kandi ndibaza uko watabaje uti Yesu uri hehe ngo ntabare. Yesu araho buri gihe agomba kuba, ntiyahindutse, kandi azi byose birimo kukubaho, kandi azi n'aho uri, n'imiraba yawe arayizi kuko ari mu kuyigenzura. Yesu amenya cyane ko tubabaye igihe nta wundi ubizi, kandi n'igihe tugize ubwoba amenya ko tubugize, bigatuma tutagira uwo tubwira ibyacu. Yesu amenya kandi ko tubuze ibyiringiro, tukumva turi twenyine tutazi n'icyo twakora hanyuma. Yesu azi byose bijyanye n'imiraba turimo gucamo. Mbese ntimwashima Imana? Ariko hari ikindi kintu ushaka ko muzirikana hano, nuko Yesu atamenya iby'imiraba yacu gusa, ahubwo yiteguye no kudufasha kuyisohokamo, ariko ntabikora nk'uko tubishaka cyangwa mu buryo twari tubyitezemo. Nta nubwo Yesu aza buri gihe mu gihe twari tumutegerejemo. Yesu yashoboraga kureba hanze akamenya ko abantu benshi bamukeneye, cyangwa akavuga ati umuyaga ubaye mwinshi, ibyiza nuko ntuhagarika. Ariko ntabwo yigeze abikora muri ubwo buryo, kandi ntiyigeze areka ngo uwo muraba ube mwinshi cyane ku buryo wagira icyo wangiza. Hanyuma atangira kuhagarika, uratuza kugeza igihe ubwato bwahagaze ku nkombe aho bwagombaga kugera. Kandi Yesu ntabwo yigeze awuhagarika uwo mwanya, ahubwo yarabaretse kugeza ubwo babuze ibyiringiro, bananiwe, mbere yuko aza kubatabara. Mbese ni kuki mwibaza ko Yesu yategereje umwanya munini kugira ngo akore ibyo? Iyo Yesu ataje vuba kudutabara mu miraba yacu, aba ashaka kugira icyo twigisha kugira ngo dukomere mu kwizera, maze tube ibikoresho by'ingirakamaro Imana yishimira.
abantu batambira Imana igihe babuze ibyiringiro bigeze mu mwanya wa nyuma, kandi icyo ni Imana nayo itegereza. Icya kabiri nshaka ko muzirikana hano ni uko Imana itadutabara nk'uko twabyibazaga. Urabona ko wabyemera utabyemera, twese dufite uburyo twumva Imana yakagombye kudutabaramo, kandi iyo ibikoze mu buryo tutabitekerezagamo turavuga ngo Mana uri he? Kandi Imana iba ihari, iri gukora, kandi igisubizo kikaba kiri imbere yacu. Igihe Yesu yari asanze abigishwa be mu muraba, yarabakomeje nk'uko yabikoze mu buzima bwawe nanjye. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 14:27 yaravuze ngo nimuhumure, ni njyewe mwitinya. Urabizi, hari ikintu cyiza kandi hari urukundo, ubugwaneza muri Kristo mu kutwitaho. Niba utekereje ku buzima bwa Kristo, uburyo ari umunyampuhwe kandi yoroheje, atwishimira kandi akadukunda, biratangaje. Yadushyize mu gituza cye nk'abana be. Rimwe na rimwe ashobora kubwira abantu ibibababaza kubera ko babishakaga, ariko ubundi Yesu ni umunyarukundo kandi ni umugwaneza. Yabwiye abigishwa bati ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Icyo nabonye mu buzima bwanjye, iyo nsubije amaso inyuma, nkibuka igihe nagenderaga mu miraba, mbwira Imana nti Mana, mbega wakoze iki igihe nari ndi mu miraba? Hano hari ibintu bibiri. Icya mbere, hari buri gihe amagambo aza yo kuntera intege. Nasubiye mu magambo yo mu byanditswe byera Imana yampaye kugira ngo intere intege mu mutima, ndanezerwa. Ariko icya kabiri ngomba kuzirikana kandi cy'ukuri nuko buri gihe ijambo ryo kuntera intege byazanaga n'itegeko ryo gukora ikintu runaka. Urabona, niba Imana ifite umugambi kuri buri muraba yemeye konshamo, iyo Mana kandi ifite n'inzira ngomba gucamo mva muri iyo miraba. Igihe nshaka gukuraho imiraba n'imiyaga, ngomba gukora icyo Imana ishaka ko nkora, kandi ngomba kugira ubushake bwo kubwira Imana nti Mana, uko igisubizo cyaba kimeze kose, nibyo nzakora ibyo wambwiye gukora. Kandi biroroshye, igihe uri kumwe na Kristo ushobora gukora icyo utashoboraga gukora mutari kumwe. N'igihe nzaba ngendana n'Imana kandi ngendana na Yesu Kristo wazutse mu mbaraga n'ubushobozi, abana nanjye kandi ari muri njye, ibyo bizanshoboza gukora ibyo ntashoboraga gukora tutari kumwe. Uko byagenze ku ntumwa Petero, niko bigomba no kugenda kuri twe. Icy'ingenzi tugomba kuzirikana gusa nuko mu gihe cy'imiraba tugomba guhanga amaso yacu kuri Kristo. Ariko akenshi na kenshi nabonye abantu nzi ko bakunda Imana, iyo miraba n'imiyaga bibagezeho ari byinshi, bagatangira kurwana nabyo, hanyuma bagatangira kubyitaho aho guhanga amaso Imana. Icyo gihe batangira kurohama muri ibyo bibazo. Mbega wibaza ko igihe Petero yari ahanze amaso Kristo yatekerezaga iki? Yatekerezaga ukuntu Kristo arimo kugendera hejuru y'amazi. Yesu afite imbaraga, ndakora ibyo yambwiye gukora kandi ndakora ibyo akora. Ariko igihe Petero yari atangiye kureba mu miraba n'imiyaga mu mazi byagenze gute, yatangiye kurohama. Nibwo Yesu yasohotse aramubwira ati ni kuki ushidikanya? Ni njyewe. Nta na rimwe Yesu yigeze akubwira ibyo. Ni kuki ushidikanya? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 14:31 Yesu aravuga ngo uwo mwanya arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera gukewe, niki gitumye ushidikanya? Yesu yafashe Petero ukuboko arakuzamura. Aha wumve neza, ntabwo Yesu yigeze ahagarika umuraba, nta nubwo yaturishije umuraba kubera ko Petero yari arimo kurohama, kandi na nyuma yaho yamufashe ukuboko, ariko ntiyigeze aturisha imiraba. Ubu icyo nshaka ko mwibuka nuko mu miraba Yesu aba ari kumwe natwe. Muri ibyo bihe mu masengesho, uko byaba bigenda kose, aba ari kumwe natwe. Nubwo Yesu ataturisha iyo miraba, ariko icyo azakora nuko azagufata ukuboko, vuga ngo amen, kandi azagendana namwe mu bwato, hanyuma abavane muri iyo miraba. Icy'ingenzi nuko umuraba utigeze uhagarara kugeza igihe bari mu bwato, kandi ntaturisha umuraba kubera ko ari kumwe natwe gusa. Urabona ko mu bitekerezo bya Kristo harimo kwigisha abigishwa be ko mu miraba yabo baba bari kumwe na Yesu, kandi bashobora gukora ibigaragara nk'aho ari bidashoboka. Kandi n'igihe dutekereza ko tugiye kurohama, byose birashira.
igihe twibutse ko igihe twakizwaga yadufashe mu kiganza cye iteka ryose, kandi Yesu aratubyutsa mu kindi gihe akatuvana muri iyo miraba. Kristo azagukiza kuko ari umunyarukundo. Hari ibintu byinshi dushobora kuvuga ku byerekeranye n'ubuntu bw'Imana n'ubu butumwa, kuko harimo ibintu byiza cyane aho Yesu Kristo agaragaza urukundo rwe. Ikintu cya nyuma ashaka ko muzirikana hano nuko imiraba y'ubuzima ituma tumenya ukuri. Uzi icyo natekereje? Kubera ko nkunda kubaho ubuzima bw'amahoro, ibyishimo n'umunezero, ku buryo ibintu bigenda neza mu bushake bwanjye, nari nzi ko ibyo ari byo byiza, ariko naje gusanga ntashobora kwiga byinshi ku byerekeye Imana igihe cyose ibintu bizaba bigenda nk'uko mbishaka. Ntacyo nakigaho, ntacyo nshobora kwiga. Ariko ubu namenye Imana ko ari urukundo data w'igitangaza, kandi ndamushimira kubw'ubuntu bwe, ubwiza n'urukundo rwe rw'iteka. Njyewe nzirikana neza iyo Mana yankoreye ibitangaza. Niyo mpamvu dukwiriye gushima Imana buri mugoroba kubera ibyo yakoze. Ariko mu by'ukuri ntidushobora kwiga byinshi ku byerekeye Imana niba ibintu bigenda nk'uko tubishaka. Iryo ni isomo rikomeye. Igihe twiga byinshi kenshi tubyiga turi mu miraba, kandi ni by'ingenzi ko igihe Yesu na Petero bari bagarutse mu bwato, imiraba n'imiyaga byatuje. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 14 umurongo wa 32 ndetse ukageza kwa 33, haravuga ngo barambuka, ngo baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato barapfukama, baramupfukamira, baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Kandi nzi ko byabaye ku bigishwa ba Yesu Kristo, hanyuma bakamuramya nk'Imana. Tugarutse gato mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 8 umurongo wa 23 kugeza ku 27, abigishwa bari bahuye n'umuraba mu nyanja, kandi Yesu yari kumwe nabo. Haravuga ngo yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri ubwo bwato, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangurira bati databuja dukize turapfuye. Arababaza bati ni iki kibateye ubwoba, mwabafite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'imiraba n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Wibuke ko Yesu yarasinziriye hepfo mu bwato, hanyuma haza umuraba mwinshi ku buryo abigishwa be babonye ko bagiye gupfa. Hanyuma baratabaza bavuga ngo mwami turapfuye. Kandi Yesu yarabyutse acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Baravuze muri Matayo 14:33 ngo abari muri ubwo bwato baramupfukamira, baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Mu miraba abigishwa bize Yesu wari we. Haleluya. Kandi mu miraba abigishwa bize uwo Yesu yagombaga kuba kuri bo, kandi muri iyo miraba bize kandi bamenye ubushobozi bwabo aho bugarukira naho ubw'Imana butangirira. Ushobora gutekereza uko mu myaka yashize ko ntaho Petero yigeze avuga ikintu na kimwe ku byerekeye Yesu. Ndizera ko yakivuze ati reka nkubwire iki kintu. Ijoro rimwe abigishwa hamwe nanjye twari turi hanze mu bwato, hanyuma imiraba iraza kandi ubwato bwashatse kurohama. Umva uko byagenze. Yesu yaje agendera hejuru y'amazi, kandi yamfashe ukuboko turagendana hejuru y'amazi. Yamfashije gusubira mu bwato. Mbega utekereza ko Petero yibagiwe ibyamubayeho? Igihe Yesu yarimo kugendera hejuru y'amazi, Petero aravuga ati sinigeze nemera ko ari we. Hanyuma ndavuga ati Yesu niba ari wowe mbwira nanjye nze ngendere hejuru y'amazi, ndaza ngusanga. Kandi Yesu yarambwiye ngo nze musange. Nuko mva mu bwato, nshyira ukuguru kwanjye hejuru y'amazi, hanyuma ntangira kugendera hejuru y'amazi. Kandi abantu batangiye gutangara bakanuye. Ayo ni amakuru ya Petero. Sinari nzi uko bizaba ndetse nuko biza kugenda, kandi sinigeze numva amazi, hanyuma ntangira kugendera hejuru y'amazi. Petero ntabwo yigeze yibagirwa ibyamubayeho, niyo mpamvu abivuga. Mbega Yesu yari arimo gukora iki muri icyo gihe? Igihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be mu miraba, yarimo kubategura neza uburyo bazitwara muri iyo miraba batari kumwe nawe, igihe bazaba bari kumwe n'Umwuka Wera. Kandi yarimo kubereka imbaraga n'ubushobozi bwe nk'Imana mu buzima bwabo, ku buryo batari kubyibagirwa, ndetse ku buryo bashoboraga gutanga n'ubuhamya ku byabaye mu buzima bwabo ku bandi bantu, kuko
babyiboneye n'amaso. Ndabizi ko hari bamwe muri iyi minsi barimo kunyura mu miraba mu buzima bwabo, kandi nta n'umuntu n'umwe uzi ibyo barimo guhura nabyo usibye we ubwabo, ikindi ni Imana yabo. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko Yesu azi ibyawe byose. Imiraba yawe ishobora kuba ari iyo kugukosora cyangwa ari intego y'Imana yo kugukuza ngo igutunganye rwose. Yesu yaje iwawe, ari iruhande rwawe, kandi birashoboka ko ugiye kwiga ukuri nk'ikintu cy'ingirakamaro cyane mu buzima bwa gikristo. Niba witeguye kubyumva no kubyakira, ubu wumve neza, ntubure kugira icyo wigira mu miraba yawe mu gihe urimo kunyura mu mibabaro, mu bihe bikomeye, mu bigeragezo bibabaza umutima wawe. Hanyuma ntugire icyo wigiramo kubera ko urimo kubyegeka ku bandi, uvuga ko ari bo babiguteye cyangwa ko ntacyo bagufasha ngo ubivemo, cyangwa ngo mu kwibaza aho Imana iri ngo igutabare. Uramenye ntubure umunezero n'imigisha mu miraba yawe. Ariko ibyoroshye, bwira Yesu uti Mwami, nicyo ushaka ko niga muri iyi miraba. Nakwizeza ko muri buri muraba hari ikintu Imana yigisha umuntu. Reka dusengere hamwe iri sengesho. Mwami Yesu, turagukunda. Mbega ukuntu uturyohera, uri umugwaneza, uradukunda, ugira ubuntu kandi uratwihanganira. Urakoze Data kuko wohereje Umwuka Wera. Ubu ntidushakisha aho uri cyangwa ngo tugusabe kuza muri twe, kuko ubana natwe mu Mwuka Wera. Turagushimira ko wamuduhaye nk'ikimenyetso ko turi abaragwa b'ijuru, umwanya ku wundi, umunsi ku wundi. Mwami, kuri abo bari kubabazwa muri uyu mwanya, ushobora kubibutsa iby'uku kuri ko ubakunda kandi ubazi, ubasobanukiwe, ukabafata ukuboko ukagendana nabo mu byo barimo gucamo byose, hanyuma ukabigisha ku buryo umunsi umwe bazibuka ko mu miraba yabo wabigishirijemo kandi bamenyeyemo byinshi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dr. Charles Stanley aratwibutsa ko Imana itigeze yemera ko imiraba itugeraho mu ntego yo kutwangiriza ubuzima, ahubwo yemera ko ibikomeye bitugeraho ngo bitugirire akamaro kandi ngo bitume tuba abana b'Imana by'ukuri duse na Yesu Kristo. Mbega uremera ko ibibazo n'ingorane urimo ubu bigusenya cyangwa se bikubaka? Imiraba y'ubuzima bwawe ntiwayirwanya ubwawe kandi ntiwayibuza kubaho. Kubw'ibyo, kugira ngo tubashe kuyitwaramo neza tudatsinzwe, tugomba kuba twarayiteguye neza mbere. Mwibuke ko Imana ifite intego mu kwemera ko tunyura mu bihe bikomeye n'ibigeragezo. Imana ikoresha imibabaro mu kuduhindura ngo duse na Kristo, kandi Imana ishobora no gukoresha imibabaro n'ibihe bikomeye ducamo mu gusohoza umurimo ukomeye wayo. Twibuke ibyanditswe byera mu Migani 3:5-6 haranditswe ngo, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9:00 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24
mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. muhawe ikaze mwese.